Yego. byatangiye bamubwira ngo ntutware ngo utarara muri gereza nyine ibintu nk'ibyo ariko umugiye inama nyine nk'abashuti be. Yego. We afunze umutwe aratangira avuga ngo nimumenyere imodoka ni yanjye ibintu nk'ibyo nyine. Niko gushwana rero Ngabo aramubwira ngo ibintu urimo ntabyo uzi urumva ngo ushaka kuba warakunze gereza. Undi nawe ahita amusubiza ngo kandi ngo Ngabo ujya umenyera nzakwica nuko yamubwiye. Mugisha aramubwira ngo ujya umenyera nzakwica yego. Ngabo aramusubiza ngo ibyo bintu ukunda kubivuga ngo ngaho nyica. Urumva undi aramubwira ngo nkwice ngo nyica. Undi nuko yinjiye mu modoka hari umutipe ubana na Ngabo witwa Fabrice natwe turi kumwe. Fabrice yarafatanye na Ngabo ku rutugu. Undi yinjiye mu modoka araakselera ahushura umwe kwa kundi bari bafatanye turi ku ruhande twebwe ahushura umwe ahita amukuraho. Aho ngaho mwari mwasohotse mu kabari. Yego turi muri parking dutashye. Bacyocoranye baratongana none se niba batonganya ari muri groupe kubera iki Ngabo ariwe byabaye ikibazo. Urumva ukuntu byagenze Adolphe yabanje gushwana na Nuriya Mugisha. N'uyu Mugisha yego. Yarafite beef Ngabo. Yarafite beef Ngabo za kera bisaga. Kuko yamumanuye muri groupe kubera gutukana. Gutukana aramumanura aramubwira ati wowe tuba tugukuye muri no groupe uteza amahane niyo baguserereje urarakara. Baheraho bafitanye beef bamaze kugirana beef nibwo rero urumva bahuriye mu kabari. So nukuvuga ngo tugaruke gatoya ahangaha tugaruke gatoya bagiye gushyingura uramusore wishwe n'ikamyo muri Amerika. Niho amakimbirane yaturutse amubwira ko azamusange muri Michigan kuko Mugisha ntagara aho ahantu byaturutse ni muri groupe igihe amumanura akamukura muri groupe mukubera gutukana ngamahane. Yego. Ararakara yamukuye muri groupe ararakara maze kurakara amubwira ati kuki mwamaniye muri groupe mwamvanyemo. Baramubwira ati hano twavanyemo abantu bagira amahane hano no groupe turasererezanya twese tuba tuzi ubuzima twabayemo. Nimba banakubwiye ngo niki ngo uyu mukobwa nyine arafite umukobwa babeshya ngo ni umukazi niwe kandi nyine ari sheri wiwe. Umukobwa bahano mu Rwanda. Yego. Imba baguserereje icyo kintu nyine barakigusereje kuko ubeshye ngo uwo mukobwa ni umukuze kandi ari sheri wawe. Uyu Mugisha niwe warabeshye muri groupe. Mugisha yarabeshye ngo umukobwa n'umukazi niwe kandi ni sheri wiwe. Yego. Nago byagacamo nyine arakiri kumutereta bisanzwe. Barabimenya ko atari umukuze wiwe. Babimubwiye nyine atangiye kurakara atangiye gutukana ngo ibikobwa biri muri groupe ngo ibisore baravuga ati no muhungu reka tuwe tumumanuye. Baramumanura bamukura muri groupe bamukuye muri groupe. Iyo groupe nano mwayibagamo? Tuyibamo. Hanyuma uwamumanuye ninde? N'uyu wapfuye. Ni wa admin wacu. Yego. Arangije araneka amakuru aravuga ati ninde wamanuye kuko urumva babamanuye mari benshi babamenuye ari nka batandatu. Amenya amakuru amenya ko ari makuru ari Ngabo wamumanuye. Yego. Aravuga ati ni gute Ngabo yaje ansanga muri no groupe akaza kigira admin. Akaba manuye atangira kugira bifu imeze gutyo. Undi mushuti wacu umwe bita uriya Mitari arongera aramuzamura amusubiza muri groupe. Amusubije muri groupe aramubwira ngo niko wangegera ngo gute wamanuye muri groupe ngo waje uyinsangamo none utangiye kuza wigira admin. Ngabo arongera aramubwira ati ahubwo David niwongera kunera umutwe ndongera ngera gute mumanure. Baheraho baterana amagambo turavuga ati mureke guterana amagambo ibyo naga ari byo utazajya joininga tuzajya tumukura muri call. Mvaho arongera avuga ati David nubundi arakara nk'igifura n'ubundi hari undi mushuti wacu w'umukobwa bamaze gushwana muri groupe. Ati reka twongere tugire gute tumumanure. Bifi bihere aho ngaho bahurira bakukiriye nyine urumva aba hariya hanze bose bahurira muri Michigan kukiriye kuri uwo muri Missouri. Bahuriye nyine urumva babayo aba mu Rwanda kuko ntabwo twari kujyayo. Bahurira baramubwira ngo sha wowe uhora unserereza umunsi umwe tuzikaragurana nyine bavuga ngo bazarwana. Arundi bibwira undi uwo Mugisha abibwira Ngabo uyu wapfuye. Aramubwira ngo Ngabo ahita amubwira ngo ntituzarwanira aha tuzarwanire tutaje mu kiriyo. Ati hano twese twahuye nka groupe tuje gushyingura nubwo nyine abatari baziranye twese twamenyanye birarangira bihera aho ngaho. Aho baziye mu Rwanda bagatangira kugira gute umwe avuga ngo sinca nyine uriya mujama ameze nk'igifura arakara nk'igifura.
yavuga ngo turi abajama barakavuga ngo reka ntabwo nabiteza. Ubwo birangiraho nibwo nijoro bagize gute bacakiranye Green Lounge. Ubusanzwe twanahuraga twanasangira nawe ariko nitugire gute nitube turi kumwe, akazaga nyine twahahuriraga ntabwo twapangaga we kugendana kuko ntabwo tubana muri groupe nagahaza inshuro nyinshi. Akaza akatubwira ati ndabasanga iki Green Lounge. Twaza akatujoininga kuri table we gatagera gute akajya kwikina biri yaza kabiri bwo tugabana agataha twese tugataha. Nibwo rero nijoro byagize gute yaje aravuga ati muri kumwe nabandi batangiye baterana amagambo batangiye kuzana ibyo mu nkambi iwabo. Umujama aramubwira ati twese twaciye mu buzima bubi wikomeza kubuzana hano ngaho reka bigende neza. Baramanuka bagira igiye gute bagiterana amagambo bavuye mu kabari aho ngaho bavuye mu amasaha nyine yo gutaha yarageze. Baramanuka bajya hasi, bagiye hasi bajya mu nyine bajya kuri parikingi batangira guterana amagambo. Umwe nyine mukuru umwe muri marambwe ati wikomeza guterana n'iki amagambo nuriya mwihorere mugiye gute mutandukanye. Majyambwe ngo we nzakwica nyine ubwo ari kubwira Ndengabo. Ubwo urumva bamaze kumutandukanya bajyahereye kare barwana. Uwo hari umwe nyine twa Dolphine wo mukuru nyine wo ni igisore yamufata amubwira ati ndakujugunye pfiriye jya mu modoka utahe. Yamara byanga aravuga ati nta kibazo. Bagira ngo aragize gute aratashye. Urumva yinjiye mu modoka amaze gushwana nabo bose bamaze gushwana bamaze no kumukubita ingumi kugira ngo atuze yinjiye mu modoka atahe. Yinjiye mu modoka bagira ngo aratashye bafata Ngabo kuko urumva Ngabo bamaze kumufata ku rutugu bari kwigendera bagiye kujya mu modoka. Uyu nyine bagonze. Umujama yagiye aca kuri uwo wundi bari kumwe akubita Ngabo abari wagonga amugonze. Umuhungu yikubita hasi akana n'urumva kahise gasa. Hari video nafashe sinzi nabanda ako twayisakaje video abantu benshi bashaka kuba bayibonye. Ndaryamye hasi ubwo niko kumugonga yikubise nyine yabakimukora undagwa hasi ahita muca harakomeza aragenda ya arasubira yasubiye inyuma yego yamugonze ago hasi ariko atarapfa nyine asa nko yabanje umutwe asubira inyuma arongera aksera sasa mucaho ahita yaksera aragenda. Urumva bona amakosa we yakoze yakomeje tajya kuri polisi yo mu Busanza. Agezeyo arabeshya ngo yagoze accident ngaramuganga ari kuri moto ngo yagonze umumotari. Urumva twe tuvuye kuri polisi ya Kicukiro baduhamagaye nk'abantu bari bahari dusanga amakuru yatanze aho abanye n'ibyahabereye. Dusanga ngo yavuze ko we yahise agenda ajya kuri polisi ajya kwirega. Yari yamaze kumekinga ashobora ko Ngabo yapfuye. Oya kuko urumva we yahise yaksera aragenda ntago yamenye ibyakurikiyeho ahita yiruka aragenda. Kwa undi nyine Green Lounge urumva amasaha yageze saa 8 barabasohora murataha. Yego urumva rero twatashye turabwana ntago dushaka gutaha reka dushake muri abashiti bacu turi kumwe aho dukomereza. Urumva we ntago bamushakaga nyine kuko yari afite amani ko yabanje no kurwana no mushito wacu twa Dolphe ari kumbwira ati taha ibiki n'ibiki kuko basa nkaho banarwanye kuko Mugisha abanje gukuraho kiriya kiboro bafungisha amapine y'imodoka. Inde wagifashe? Mugisha uyu muhungu. Urumva arakimukubita we yashaka gukubita siwe cyafashe undi mushito wacu twa Shema ariko nawe agifatira aragifata kitaramugeraho nyine gisa nk'icyari kigiye asa nkaho ashaka kugimukubita nko mwijosi. Uwo wundi twa Shema aragifata kiramu nyine cyahushijeho cyagomba gufata kigo kuri Shema kimugeraho nambaraga kigifite. Ariko nawe target yo ashaka kugikubita Ngabo. Yego yashaka kugikubita kabirimo. Yego. Hanyuma uwakubise uyu mutipe ngumi ninde? Uwakubise Mugisha ngumi ninde? N'umushito wacu witwa Adolphe. Kuko Adolphe yambwira ati bifu mfitanya na kuko ngiye ndikubwira ngo tazi uko nkwanze ibiki n'ibiki urumva? Ati kuba ndi gukwirukana igikwirukanye ku giti cyanjye kuko urumva Adolphe yamwirukanaga akabishyira kuri Ngabo. Ngo kandi ngo gukorana iki gitipe ngo muri kumwe ngo cyangwa ngo ibiki n'ibiki Adolphe yambwira bishaka kubishyiramo Ngabo ndi kwivugira ku giti cyanjye ntago Ngabo ari umuntu dushubwanye ku buryo anyoshye. Kwa Ngabo ni umuntu ucisha make pe ku bantu banamuzi. Agira story ariko acisha make nyine nta magambo menshi abafite. Urumva? Ubwo rero Adolphe kuko Adolphe na Adolphe basa nk'abarwaye ko Adolphe amukubise ingumi isa nk'ano mu ijosi naho mukubita indi isa nk'aho gutya hano mu gatuza.
urumva birarangira niko kugira gute no kabiri niko kandi nyine basaba ngo kandi kabiri ngo nzakwica ngo nyica undi ntago ari ubwa mbere ubivuze ngo nkwice undi nawe kubera umujinya bayinjiye mu modoka urumva niko kuza abantu kabiri me yarafatanye n'umuhungu babanaga witwa Fabrice bafatanye ku rutugu baje baramuhushura asa nk'uguye hasi undi nawe asa nk'usubiye inyuma gato yahita yakserera mucaho so ngo yamuhushuye abonye aguye hasi asubiza imodoka inyuma none haraza aramuhora ahita afatiraho sasa yamunyuzeho bwa kabiri atanakomeza atanagara ahita agenda ni ukuvuga ngo we yagiye atazi ko yapfuye ego ashaka kuba yagiye atazi ntagazi ashaka kuba atazi ibyo yakoze ariko kuko ukuntu yahise ajya kuri polisi simamenye neza ukuntu byagenze kuko twebwe twaza tujya ahantu yabaga twari tuhazi nyine hari apartment twigeze kujya kumusuramo ku Gisozi twahise tujyayo tuzi ngo niho tumusanze turamubura okay mugeze kuri polisi agiye kwirega kuri polisi yo mu Busanza bahise bamufunga byagenze bite bamufunze yageze baramusigarana yego ariko bamwimuye bamuzanye kuri station ya Kicukiro so akihagera akirega polisi yavuze ati guma yego bamugumanye yakoze statement ngo agende ntago yageze ahaba ubwo baramufunga umwe musigarana na Kabirima twe dusigara turi gushaka ntuza nyine araryamye aho ngaho kuko umutima wari ukuntu wari gutera nyine usha nk'ushiduka asinzi atari no kuvuga nyine ubona ari umuntu ugifite akuka ari kuri kurwana n'ubuzima nyine umutima wateraga cyane akambirance yageze byarangiye bamushyira muri ya mashashe baramutwara tujya kuri morgue nyine tujyana nabo dukurikira nuvuga ngo yacitse umutima muhari yego umwuka wa nyuma washizeho turi kumureba abakuru ari kuvuga ko bapfuye umukobwa rero yo no ukubeshya uwo mukobwa nicyo kibazo umukobwa naho hari nonese kuko Kabirima kuko uyu already uyu nguyu mugisha amakuru twe dufite nuko yari afite sheri we hano mu Rwanda yego Kabirima nta musheri yagiraga pe nta musheri we yagiraga ntawe kuko yari umuntu twabaranaga munsi ku munsi ibintu byose twaga turi kumwe pe kuva nyine yaza mu Rwanda nta bantu azi mu Rwanda nyine nta yindi famille yari afite ni twebwe inshuti ze zari zihari kenshi twaga turi kumwe nawe mwaga muri kumwe nawe yego twari kumwe n'andi bahungu benshi bagera nko muri 4 baba diaspora nabo babashuti be tubana muri ya group bakajya batumira Mugisha kuko bari bamuzi Mugisha ari umuntu nyine ugira amahane twese turamuzi muri groupe pe twajya gusohoka narwo baramutekereza nk'umuntu tubana muri groupe ahubwo hari ukuntu twagendaga tugakubitanirayo nawe gutyo ko nawe wenda akunda gusohoka yego so hanyuma ubwo mugeze kuri polisi babamagayeho ni iyihe twagiye kuya Kicukiro twabanje kujya kuri morgue yego okay ubwo ambulance abavuga ko ambulance yaje ikererewe rero bo byagenze biti ambulance ntabwo yakerewe ahubwo yaje urabizi ambulance akenshi ntabwo itwara umuntu wapfuye yaje ubona nyine asigaranye kuko yahageze nta n'iminota 2 yamaze ahita apfa ambulance rero yanga kumushyiramo kuko urareba muri la video umuhungu wari kwitambika imbere Alex wiri wabona bari muri Amerika ari gusaba ambulance tumudufashe mushyireho umuntu aracyafite amakuka nyine ibintu nk'ibyo ambulance nyine ukabona nyine basa nk'igize urumva rero kubera amahane y'abari abajama birangira ambulance yemeye kumutwara kako bari banze kumudutwara ngo nagwa ajya batwara imirambo nyine birangira bamushyize muri ara amashashi bashyiramo abantu bapfuye baramutwara bamutwara he ku bitaro bya Kacyiru kuri morgue ku bitaro bya Kacyiru muvuye ku bitaro nibwo mwahise mujya kwa Mugisha cyangwa mwahise mujya kuri polisi tuvuye kwa Mugisha twagiyeyo polisi ntibatimara gutwara umurambo twavuze ati buri ibyo byose ashaka kuba ahungiye iwe tugiye gusanga kumbi iyo nzu ngo nta nubwo ariyo yafashe ayishyura yagiye kwigira nyine kuyibamo nk'ibyumweru ntabwo ageze nyine ayishyura igihe runaka baratubwira ngo ntawageze aha bya kuri polisi ya Kicukiro nibwo batubwiye ngo icyo kirego tumaze kucyakira umuntu wireze ibiki n'ibiki already bamaze no kumugeza hano yego ubwo ngubwo ntuzahise agira ubu nta wundi muntu uretse uyu nguyu Mugisha nta wundi muntu wafunzwe oya ntawe Adolphe ari he Adolphe ari kuri polisi we tumusizeyo hariho ujya hinjiramo umwe mwebwe nibwo muri kuva kuri polisi
nitwe turi kwa kabiri miwe mu rugano yaratuye. Yo pole sana. Nta mafamiye yari afite aho. Afite umuhanko we umwe ari ku bitaro, kamusize ku bitaro. Ayaya, mwihangane, pole sana. Uwo muhanko we ni umwe tuzi kuko nawe twahuriye kuri airport tujya kumwakira, ntabwo ashobora kuba afite izindi famiye ariko twe ntabwo tuzizi. Yo, mwe mwari muziranye nawe mute? Mwamenyaniye muri iyo groupe gusa cyangwa muziranye na mbere yuko ajya muri Amerika? Oya, twari tuziranye mu nkambi kera. Nkambi kera. Mwihangane. So nukuvuga ngo iki kintu cyuko hari bapfuye umukobwa bari bahuriye hariya badetingaga umukobwa umwe ari wo bapfuye ni ikinyoma, ntaho bihuriye. Ni ukubeshya pe kuko nari mpari, ni ukubeshya ahubwo bari bafitanye bifu za gukura mu gisha nyine, ni umuntu ugira inzika nyine, ntabwo ajya yumvikana pe. Ibaze nawe iyo groupe tubamo ibamo abantu bajya nko muri 30. Hafi ya bose nabo muri Amerika batwara amatraka, bari mu Rwanda turi nka 5 cyangwa 6. Ariko nta muntu washaka guhura nawe ntakubeshya. Nyine twasoga tukana dukubitanye nawe, ntihagire umuntu umwereka ko hari ikibazo akaza akatujoininga akanagenda. Barangira rero ni nkuko byagenze nijoro. Angira kugarura ibintu byabereye muri Amerika, ibiki n'ibiki nyine bifu zabo ngo ukuntu yamukuye muri groupe ngibiki ibintu nk'ibyo nyine. Ya, mwihangane, courage kandi mukomere. Ubu nta bantu bo mu muryango bo muri Amerika bari batangira kubahamagara? Twavuganye bishoka bamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda. Bamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda? Gusa ntabwo barashyiraho igihe runaka cyo gushyingura. Ariko nyine muri famiye amaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda? Yego.